ariko zimusura ngo bivugwa ko ngo yaragiye kujya muri dushe, yaragiye kujya koga, yumva baraje aravuga ntabwo ndi bushyiremo akenda k'imbere. Kabobe ako mukagira Imana, ibi bintu birasekeje. Ati n'ubundi nari ngiye muri dushe, yari amaze kwambara isuime, n'ubundi sindi bujye muri dushe, inshuti zanjye ziraje, reka nze njye kwicara muri salo mo gakeya nambara akagakanzu. Ati reka nze nambara akagakanzu, hanyuma mu mwanya uri buze ndibuze kuza kuba ntajya koga. Ngira ngo nakone ngiye kuvuga ngo kugira ngo nimumureba amashusho mfite hano muri buze kuza ko mwabona ndi bubori yatano muri buyakure. Ngira ngo hariho nararya n'akantu k'agakirida utuntu bazanye nyine bararya baricarana nyine bamarana nabo umwanya. Ariko nyuma yaho aza kuza kubabwira ngo ese mwari muzi ko nari ngiye kujya muri dushe? Hari ukuntu abakobwa nyine babirya n'udufoto bafata utuvideo bagira gute, bebe wambaye neza ugize gute. Ati mwari muzi ko nari ngiye kujya muri dushe? Arangije hari ukuntu nyine yigize asa nk'uwegamiye nyine bimwe by'ubusazi nyine abantu bamumenyeranye, ariko yarabizi ko nyine bari gufata utuvideo na gutyo nyine. Hari ukuntu ufite inshuti ukavuga uti uyu muntu niyankamira mu kitoze, uyu muntu ni inshuti yanjye, aya mashusho yafata n'ubundi dusanzwe dukora ubusazi, arayasiba. Arangije aravuga ati mukagira Imana musha, birababaje pe, birababaje. Na mbere yuko agira hari ukuntu yari yabanje gucishaho akanuza nyine, ayo mashusho bayafata yari yacishijeho akantu ko kogosha, reka mbivuge gutya, gukuraho ibintu by'iminuza by'ibyatsi n'ibiki byose yakuyeho. Arangije iyo video yafatwaga yabahaye nka proof, ari kuvuga ngo reba, ati murebe rwose, ati murabona ari n'ikariso nambaye. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ziri gukomeza kugaruka kuri uwo mwana w'umukobwa uri kureba kuri iyo screen yawe. Ngira ngo namwe niba mukoresha imbuga nkoranyambaga, ngira ngo muri kugenda mubona amafoto agiye atandukanye, ariko kandi hakaza akavideo k'urukoza soni k'uwo mukobwa uri kureba kuri iyo screen yawe. Abantu benshi batangaye bitewe n'ukuntu uyu mukobwa basanzwe bamuzi, ariko njyewe nkoze iyi nkuru mu buryo bwo kugira inama abantu ndetse n'isomo abantu bakumva gukura muri ibi bintu. Ariko nkubwira ngo uyu mwana w'umukobwa video yiwe y'amasegonda 7 uri kugenda ubona yashyizwe hanze nande, imeze gute, ni video imeze gute, ese irahagana hehe? Ukomeze unkurikire ndibuze kuza kuba nakubwira, cyangwa se nakora yatanu uri buze kuza ko wayikura nawe kugira ngo nyine wirebere si ibyo abantu bari kuvuga koko nibyo cyangwa ntago ari byo. Ni video y'urukoza soni iteye ubwoba nyine, umuntu utakwifuza ngo nyine nko kubona nk'umwana wawe nyine bimeze gutyo. Sha ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu nyine abantu bagakwiriye kureka. Uyu mukobwa uri kureba kuri iyi screen yitwa Elizabeth Kakwenzi. Ayo niyo mazina uyu mukobwa yitwa. Uyu mukobwa ari mu nzego z'ubuyobozi z'igihugu cya Uganda. Ni nabyo bintu byatunguye abantu nyine, no kuba ari mu nzego z'ubuyobozi. Hari n'amafoto agiye atandukanye ari kumwe na nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Hari amafoto agiye atandukanye bitewe n'ibintu yabagamo, kubera ko yari muri parliament. Reka mbyite ngo ni nk'umudepite, ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda. Abantu batangaye bavuga bati mwokagira Imana mwe, Kakwenzi tuzi niwe wakoze ibi bintu.
sibye ko aya mashusho nabonye nabo nyine abantu bamukunda bari hafi ye bari kugenda bayihakana bati mureke sha mureke kubeshya, ariko nyine ni amashusho uri kureba ukabona bimwe bavuga ngo ni AI sha ukabona ntabwo ari byo pe. Buriya ikintu nyine cyakozwe na artificial intelligence urakireba nyine tukabona na artificial intelligence, kuko buryo nyine niba ari ifoto bahindukijeho umuntu nyine urabibona tuko ari artificial intelligence. Iyi yo ni video y'ukuri umwana w'umukobwa rwose agira gutya akazamurita ku ibiki yarangiza akerekana igitsina. N'abantu mwe wumve n'amashusho abantu benshi bari gukomeza kuyagarukaho. Uwo mukobwa ashinzwe urubyiruko, ni member of parliament ariko akaba ashinzwe urubyiruko muri mu burengerazuba bwa Uganda. Ashinzwe urubyiruko rwose mu burengerazuba, kandi ibintu nibivuga ngira ngo murabizi uburyo igihugu cya Uganda ari kinini. Ni umwe mu bantu bakomeye kuko banariyamamaza kumwe abadepite nyine biyamamaza, nyine ni umudepite mu nteko ishinga amategeko akaba kuri urubyiruko mu burengerazuba bw'igihugu cya Uganda. Ngira ngo 2026 ni nabwo bazongera kwiyamamaza. Abantu mwe birarenze none ari no mu ishyaka rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nyine abantu benshi bari gukomeza kuvuga ibi bintu mu by'ukuri ntabwo byagakwiriye. Byagenze bite rero bimeze gute? Uyu mukobwa afite inshuti ze nkuko ibyo ni ibisanzwe kuba umuntu nyine yagira inshuti ku buryo mwana banye rero kuba mu by'ukuri wana mwereka ngo bimeze gute bintu nk'ibyo. Ariko izo nshuti zamusuye zimutunguye. Ibintu byabaye kuri aya mashusho, kugira aya mashusho afatwe birasekeje ariko birababaje. Uyu mukobwa bamusuye bamutunguye, izo nshuti ziwe n'ubundi z'abakobwa zimusura zimutunguye atazi ko ziri buze, ariko zimusura ngo bivugwa ko ngo yaragiye kujya muri dushe, yaragiye kujya koga, yumva baraje aravuga ntabwo ndi bushyiremo akenda k'imbere. Akomogagira Imana, ibi bintu birasekeje. Ati n'ubundi nari ngiye muri dushe, yaramaze kwambara isuime, n'ubundi sindi bujye muri dushe, inshuti zanjye ziraje, reka nze njye kwicara muri salomo gakeya nambara akagakanzu. Ati reka nze nambara akagakanzu, hanyuma mu mwanya uri buze ndibuze kuza kuba ntajya koga. Ngira ngo ngiye kuvuga ngo kugira ngo nimumureba amashusho mfite hano muri buze kuza ko mwabona ndi bubori yatano muri buyakure. Ngira ngo ari wanararya n'akantu k'agakiridari utuntu bazanye nyine bararya baricarana nyine bamarana nabo umwanya. Ariko nyuma yaho aza kuza kubabwira ngo ese mwari muzi ko nari ngiye kujya muri dushe? Hari ukuntu abakobwa nyine babirya n'udufoto bafata utuvideo bagira gute, bebe wambaye neza ugize gute. Ati mwari muzi ko nari ngiye kujya muri dushe? Arangije hari ukuntu nyine yigize asa nk'uwegamiye, nyine bimwe by'ubusazi nyine abantu bamumenyeranye, ariko yarabizi ko nyine bari gufata utuvideo na gutyo. Nyine hari ukuntu ufite inshuti ukavuga uti uyu muntu ntiyankamira mu kitoze, uyu muntu ni inshuti yanjye, aya mashusho yafata n'ubundi dusanzwe dukora ubusazi, arayasiba. Arangije aravuga ati mukagira Imana musha, birababaje pe, birababaje. Na mbere yuko agira hari ukuntu yari yabanje gucishaho akanuza, nyine ayo mashusho bayafata yari yacishijeho akantu ko kogosha, reka mbivuge gutya, gukuraho ibintu by'iminuza by'ibyatsi n'ibiki byose yakuyeho. Arangije iyo video yafatwaga yabahaye nka proof, ari kuvuga ngo reba, ati murebe rwose, ati murabona ari n'ikariso nambaye, nyine kumwe ari ukuntu nyine umuntu bamubana uburyo buri crazy.
ugasanga mu bantu uburyo buri crazy, nubwo buryo nyine uyu mukobwa uriho urareba uyu mu minisitiri yabikoze. Ati rwose ati reba rwose ari wana aribyinira, ariko yabikoze azamura gakeya abereka ati dore nari ngiye koga, dore nari maze no kogosha n'ibiki ngiye kujya mu kadushe murantunguye. Abikora nyine mu buryo buri crazy, arangije ahita yorosoraho n'ubundi agakanzu. Nyine yarazamuye akora ku gitsina, arangije agakanzu arongera agasubizaho. Nuko rero reka baba n'abakobwa bafashe utu tuvideo bamwereka ko badusibye, barangije utuvideo hari ukuntu batumvikanye neza. Niyo mashusho uri kugenda ubona abantu bari kugenda bahererekanya. Ya mashusho mfite afite amasegonda 7. Ayo niyo mashusho ukutumvikana nyine. Aya mashusho abo bana b'abakobwa bayashyize hanze bati po mukubite hanze sha, mukubite hanze turebe ko azongera ariko no kwiyamamaza we. Iyi n'akantu kagashyari karimo ati urebe 2026 amatora araje, ariko reka turebe kazongera kwiyamamaza ra. Aya mashusho yiwe najya hanze, iki gitsina nikijya hanze, reka turebe ko azongera kwiyamamaza. Abana b'abakobwa babikora gutyo. So amasomo rero, mumenye abantu mubana nabo, mumenye inshuti mubana nabo. Ariko nge nta nubwo numva nyine ahantu ibintu babigeze ku buryo nyine umuntu afata igitsina tu akereka umuntu ari gufotora. Birarenze. Ngira ngo nari nibagiye kubarangira hano muri kuri iyi video, uri bujye muri Instagram ushakishe ngo Shadu250 TV. Numara gushakisha uri bubona agapost nashyizeho, munsi hari link nashyizeho, uyifungure. Ariko birasaba ko uba ufite X muri phone yawe, uyifungurire muri X aho kuyifungura muri Chrome. Bisaba ngo ufite account uri buze kuza kwa waga kuri iyi video y'amasegonda 7. Usibye ko n'abantu benshi nyine bari kugenda bayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nyine zisupporting ibintu bimeze gutya, ariko nayo mashusho nyine uri bubona ameze gutyo ni ibintu biri crazy, ni ibintu biteye ubwoba nyine kubona umuntu nyine w'umuhanga gutyo, umunyabwenge gutyo, umuyobozi umeze gutyo nyine ashyira amashusho. Narimbuze ngashyira amashusho hanze, ahubwo yemera ko bamufata video azi ko mu by'ukuri ari umuyobozi. Byanga byakunda wenda aya mashusho ari gihe bayamufashe, wenda tuvuge ataranaba wenda no mu ministry byashoboka, ariko byanga byakunda buryo ujya kuba ministry waratangiye mu nzego zigiye zitandukanye, kuko ntabwo biza ngo bite bikwituraho. Umuntu uzi kuri kuzamuka uri muri politike agahangara kambara ubusa gutyo. So abantu no bamushyigikiye bari kugenda bavuga niki, ariko nyine ngira ngo nawe uri buze kuza kwa wayibonera nuko nguko byaje kuza kwa byagenda. Abantu bumiwe bavuga ngo koko mwokagira Imana mwe, mwokagira Imana mwe. Ndabakunda, nitwa Shadu, kadukomeze tubane sininkuru.